Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze. Uyu munsi nkuzaniye amakuru ndetse n'ubumenyi ku butabazi bw'ibanze waha umuntu mu gihe ari kuva imyuna. Njye ndi Shaddy Nshuti, iyi ni Urubibi TV. Mu buzima bwa buri munsi abantu bahura n'impanuka mu mirimo itandukanye bakora, ahanini biba binagoye guhita bagera kwa muganga, ariko bikaba bishoboka ko bahabwa ubutabazi bw'ibanze bakorerwa mu gihe habaye ikibazo runaka. Ku rundi ruhande biba binagoye cyane ndetse ari akaga gakomeye iyo uhuye n'umuntu cyangwa se uri kumwe n'umuntu akagira ikibazo gikenera ubutabazi bw'ibanze nyamara we ntacyo biziho. Byagenda bite? Hakorwa iki? Aka kanya reka twitse gato kuri kimwe mu bibazo duhura nabyo kenshi nyamara kandi biba bikeneye ubutabazi bw'ibanze. Kuva imyuna. Kuva imyuna ni igihe umuntu ari kuva amaraso mu mazuru. Reka turebere hamwe uburyo bwiza bwo gufasha umuntu uri kuva imyuna. Ubundi kuva imyuna biterwa n'iki? Kuva imyuna kenshi biterwa no kumagara mu mazuru. Aha ni igihe umuntu aba atanyweye nk'amazi mu mazuru hakumagara nyine. Ikindi kandi gitera kuva imyuna ni ubudahangarwa bw'umubiri bukeya. Ibi byombi bituma umuntu adashobora guhangana n'ikirere, bigatuma kandi udutsi two mu mazuru tuva byoroshye. Kuva imyuna kandi biterwa no kugira aleriji. Aleriji ni imihindagurikire y'umubiri bitewe n'ikintu kiwinjiyemo cyangwa kiwukozeho, touching. Kuva imyuna kandi bishobora guterwa n'impanuka. Kuva imyuna kandi byaterwa no kumara igihe kirekire ku zuba. Ibi bikaba bitera udutsi two mu mazuru gucika byoroshye. Ni ibiki bibujijwe gukora mu gihe wavuye imyuna cyangwa se uri gufasha uwavuye imyuna? Turabireba. Kirazira kurarama igihe wavuye imyuna cyangwa se uri kuva imyuna. Kurarama si byiza kuko bishobora gutuma amaraso ajya mu muhogo cyangwa se akajya mu myanya y'ubuhumekero. Ibi nabyo bishobora guteza indwara z'ibihaha n'izindi. Birabujijwe kandi iyo uri kuva imyuna kugira ikintu icyo ari cyo cyose ushyira mu mazuru nk'umuswari cyangwa ikindi kintu cyose gishobora gukomeretsa. Kirazira kandi iyo uri kuva imyuna gupfuna cyangwa kwimyira mu gihe uri kuva nyine imyuna cyangwa se wamaze kuva imyuna mu kanya kashize. Si byiza kandi gukora imirimo igusaba imbaraga iyo uri kuva imyuna. Ibi bishobora gutuma umuvuduko w'amaraso uzamuka, ubwo no kuva imyuna bikiyongera. Reka noneho turebere hamwe uburyo bwiza bwo gufasha uwavuye imyuna cyangwa se kwifasha mu gihe wowe wavuye imyuna ubwawe. Iyo uri kumwe n'umuntu akava imyuna, mu kumufasha uramwegera vuba vuba ukabanza kumenya neza ko ahumeka neza, ndetse ukanamusaba guhumekera mu kanwa. Mu kumwunamisha gake gakeya ku mazuru ye ku buryo atajya hejuru y'ikigero cy'aho umutima we uri. Musabe gufata ikiganza cye agifatishe ku gice cyoroshye cyo hejuru cy'izuru rye. Muhe kandi umuswara abashe kuba yafata amaraso ye ashobora kuba ari kumanuka, hanyuma nafunga umwenge w'izuru umwe. Nyuma y'iminota 10 arekure izuru, hanyuma uri kumufasha urebe ko amaraso yahagaze. Niba atahagaze ongera ubikore indi nshuro nk'uko wabikoze mbere. Nubona atahagaze umwihutane kwa muganga. Hagati aha zirikana ko kureba ko uyu murwayi wawe wagize ikibazo ari muri pozisiyo nziza, atararamye cyangwa se atanunamye cyane. Abana bato nabo bashobora kuva imyuna. Nabo bakorerwa nk'ibyo twavuze haruguru bikorerwa abantu bakuru mu kubafasha. Hari ubundi buryo bwo gufasha umuntu uri kuva imyuna. Aha ufata ikintu gikonje cyane ukagishyira hejuru aho izuru ritereye, hanyuma ukanagishyira ku mpanga, ubundi kandi ukagishyira mu ijosi. Ubu nabwo uba umufashije. Ibi bikorwa mu minota 10, ukabikora inshuro 3. Yakomeza kuva nabwo ukamwihutana kwa muganga. Hari ubwo kuva imyuna biba biterwa n'impanuka. Iyo kuva imyuna biterwa n'impanuka mu byo twavuze byose si ngombwa kubikora.
icy'ibanze ni ukumujyana kwa muganga. Niba rero ukunze kuva imyuna cyangwa hari uzi uyiva, ibi bintu tugiye kuvuga hasi biramureba, ni ukubyitaho. Si byiza kumara igihe kirekire ku zuba kuko byatuma amazuru yumagara, udutsi two mu mazuru tukaba twaturika byoroshye. Ikindi kandi ni byiza kunywa amazi ahagije kugira ngo mu mazuru hahorane ububobere buhagije. Icyo dusabwa kindi kandi ni ukwita ku mirire, cyane cyane twibanda ku biryo byongera ubudahangarwa bw'umubiri. Aha harimo nk'indimu ikungahaye kuri vitamine C, karoti n'imboga bikungahaye kuri vitamine A, n'ibindi nk'amafi n'amagi. Tugushimiye kuba wadukurikiranye. Ikiganiro ni Jijuka, umenye ubutabazi bw'ibanze. Njye ndi Shadi Nshuti, iyi ni Urubibi TV. Tugushimiye ko dukurikirana iteka n'iteka, kandi subscribe, hanyuma hasi uze no kuduha igitekerezo cy'icyo wumva wifuza twakoraho icyegeranyo mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Wakoze kubana natwe, turagushimiye. Ciao ciao.